mwene data munyarwanda nkurikiye nawe Murundi nawe muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda reka ngushimire ariko nibiba ngombwa nuzajya ujya gusenga mu masengesho yawe ya buri munsi ntukajye wibagirwa kuvuga izina ry'umukuru w'igihugu amaraso arameneka kubera kuyoba k'umunota umwe gusa ku minota ibiri gusa kw'abantu b'abayobozi b'abashumba barigiye intama babashije kuyoba bishyira itorero ry'icyo gihe mu kaga. Iyo tuvuze itorero ntabwo tuba tuvuga amabati n'ibiti, itorero n'abantu. Kuyoba kw'abungeri, kuyoba kw'abanyabwenge byashyize akaga igihugu. Oh my God, icyampa Imana mukaba muri kumva iki kintu ngiye kuvuga kuko ni ikintu gikomeye cyane. Dukwiye no guhitamo, ni ukuvuga ngo mu mahitamo yacu yo kureba umuntu udushumba tubishyira no mu rwego rw'itorero. Umuntu wita umushumba wawe ukamwimika akavuga ati uyu ni umushumba wanjye, uyu ni umuyobozi wanjye, uyu muntu icyambwiye nshobora kugikora, uyu muntu icyavuze nshobora kucyumvira akagishyira no mu bikorwa. Umuntu wizereramo niwe ndi gusobanura. Iyo ufite umuntu wizereramo muri ubu buzima ukagira ibyago, imbaraga z'ibyo yizera akaba ari imbaraga mibi, ushobora kuba connected, ushobora kuba connected kuri izo mbaraga z'ibyo yizera vuba cyane. Kubera ko kwizera, ibintu byo kwizera ni ibintu bikorerwa mu isi y'umwuka ariko bikaza bigahinduka ubuzima tubayemo, ubuzima dutuyemo. Iyo ugize ibyago ukaba uwo wizerera muri Kristo, ukaba uwo wizerera mu buzima n'imibereho ya buri munsi, ukaba role model wawe afite urufatiro cyangwa afite fondasiyo mbi yubatseho, wenda se yabaye umupasiteri kuko yagiye ikuzimu kubikorera no kubigura, yabaye umupasiteri kuko se wenda hari ibitambo runaka byatanzwe kugira ngo abashe kuba pasiteri, yabaye umupasiteri kubera ko habayeho tekinike, yabaye umushumba, yabaye umuherwe, yabaye umukire kubera ko wenda yabanje kumena amaraso ya nyina ndetse n'ay'abavandimwe bakabitangira ibitambo kugira ngo abe uwo ubona ari we mu gihe gisa nk'iki, bituma unamwirukaho, bituma uvuga ngo uriya ni role model wanjye. Ndashaka kubabwira ngo mu gutora umuntu udushumbye, mu gutora umuntu tubona nk'aho ari icyitegererezo cyacu cy'ubuzima, tujye twitonda, tujye dutinda cyane gufata icyo cyemezo ndetse no kubikora, kuko iyo ugize amahitamo mabi y'umuntu ubona nka role model wawe, y'umuntu ubona nk'umuyobozi wawe, ukamwimika, ukamuha ubwenge, ukamuha amarangamutima yawe, uba connected ku mwuka yizera uwo ari wo wose, waba ari umwuka w'Imana, yaba ari n'umwuka ndetse wa Satani. Reka ntagire gusoza cyane muri aka kanya wowe umpaye umwanya kugira ngo tubane muri aka kanya k'umugisha aho tugiye kuganira kuri message Imana yashyize ku mutima wanjye cyangwa se Imana yamaye ngomba kuza kuganira namwe. Njyewe sinjya mpfa kuza kuri kamera ubundi gutyo gusa, ndafite impamvu. Buri gihe cyose iyo nje kuri kamera haba hari ikintu Imana ishaka ko mbwira abantu b'Imana bakurikira muri aka kanya. Nitwa Bikemu wa Yesu, turi kuganira rero kuri televiziyo yitwa 99 Whole Life. Iyi televiziyo yitwa 99 Whole Life. Yes, ubundi yuvuze 99 wumva iki? 99 muri Bibiliya harimo ijambo rivuga ngo Yesu ajya atera, twebwe no kuvuga ngo iyo turi kugenda dutera intambwe imwe ariko we agatera 99 aje kutureba cyangwa se aje kudushaka. Yesu ajya asiga kandi intama 99 akajya gushaka intama imwe yazimiye. Turi rero mu buzima bwuzuye, niyo mpamvu turi hano rero kuri iyi televiziyo muri aka kanya tuvuze Whole Life, ni ubuzima bukwiye, ni ubuzima bw'umwuzuro. Ubwo nyine mbagira ngo musobanukirwe impamvu y'iyi televiziyo, kuko tujya kujya nyine tubanaho nako si ubu gusa, twaratangiye twahinduye izina. Hari abari bazi na televiziyo mbere nka Headgenzen TV, ariko izina ryaje guhinduka nyine turavuga ngo noneho reka televiziyo yacu tuyihe izina twumva riri spiritual meaning abantu bashobora gushyikira. 99 Whole Life niyo televiziyo turi kuganiraho muri aka kanya. Tugiye kuganira rero, mfite message numva Imana ashyize ku mutima wanjye ngo nyiganire n'abantu bose bakurikira televiziyo ndetse n'abandi bashobora kuza kugira baturutse ku zindi televiziyo zitandukanye. Niyo mpamvu rero nanze kurarana ubu butumwa, ndavuga ngo ahari hashobora kuba hari abantu 2, 3, 4, 100, 1000, 500, 1000, Imana ishobora kubintumyeho muri aka kanya kugira ngo
ndokora ubuzima ndetse n'ubugingo bwabo. Uranye mfasha rero mbanze senga Imana kugira ngo nze ninjira muri topic cyangwa se insanganyamatsiko nifuza kuganiraho nawe. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, Mana nziza, Mana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, byiringiro byo bakwizera. Uri umwami mwiza, uri Imana ikomeye, uri umwami w'amahoro, uyivuze biraba kandi wategeka bigakomera. Uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe umuntu yaremye, kandi ntujye utwirengagiza. Buri munsi tugirira neza, tubone ineza yawe, tubone imbabazi zawe uko bwije n'uko bukeye. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani nk'uko umuririmbyi yabivuze. Uri umurengezi wacu, uri ibyiringiro byacu. Niyo mpamvu natwe tuje imbere yawe Mwami Imana, aje imbere kugira ngo nganire n'abantu b'Imana ijambo washyize ku mutima wanjye, kandi ubu butumwa wampaye ube kubutanga bwuzuye nk'uko wabishyize muri njye, mu izina rya Yesu Kristo byabasha. Turinda munsi ibitero bya Satani, umurengezi uri igihome cyacu. Turaryama twizihura kutubera amaso, uri mu ruhande rwacu, ntituzatinya namba. Ni ukuri Imana iturinda buri munsi nk'uko umuririmbyi yabivuze. Ndakongera akaririmba ngo Imana ni umurinzi wawe ndetse wo kwizera. Aka kanya ndashaka ko tuganira kuri topic ivuga ngo kuyoba kw'abanyabwenge, kuyoba kw'abanyabwenge, kuyoba kw'abakuru, kuyoba kw'abashumba, kuyoba kw'abungeri, ingaruka bishobora guteza. Donc kuyoba kwe gusa muri iyi minsi cyangwa se muri ubuzima tubamo, tugira umuntu witwita ngo ni role model. Buri muntu wese akenshi, ariko tsiko atari abantu benshi babyemera, ariko abantu benshi ku isi bafite abantu bigiraho, bafite abantu bareberaho, ku buryo ureba umuntu ukavuga ngo uyu muntu nanjye hari abajya babibwira ati became you are my role model, undi role model wawe, ukambwira ati wigiraho, ndifuza kugira ikirenge mu cyawe, ukora ibintu numva nanjye arizo zose nari mfite cyangwa se mfite, ndifuza kujya ngenda uko nawe ugenda. Kugira role model si bibi, ariko kugira amahitamo mabi ya role model ni bibi cyane. Donc kutamenya guhitamo umuntu wakubera umurinzi, umuyobozi, umuntu wakwigira, kutamenya guhitamo umuntu wagushumba ni bibi cyane. Kubera ko iyo ugize wrong choice, iyo ugize amahitamo mabi y'umuntu wita role model cyangwa y'umuntu ureberaho, y'umuntu ubona inzozi ze zakunze, ukagira ibyago izo nzozi ze zikaba zubatse ku rufatiro rubi, ni ukuvuga ngo nawe ujya umusingi cyangwa se wubakira ubuzima bwawe ku musenyi, nk'uko nawe ibyo umwigiraho byose yabikuye mu isoko yanduye. Oh my God, icyampa Imana mukaba muri kumva iki kintu ngiye kuvuga, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Dukwiye no guhitamo, ni ukuvuga ngo mu mahitamo yacu yo kureba umuntu udushumba, tubishyira no mu rwego rw'itorero. Umuntu wita umushumba wawe ukamwimika, akavuga ati uyu ni umushumba wanjye, uyu ni umuyobozi wanjye, uyu muntu icyambwiye nshobora kugikora, uyu muntu icyavuze nshobora kucyumvira akagishyira no mu bikorwa. Umuntu wizereramo niwe ndi gusobanura. Iyo ufite umuntu wizereramo muri ubu buzima ukagira ibyago, imbaraga z'ibyo yizera akaba ari imbaraga mibi, ushobora kuba connected, ushobora kuba connected kuri izo mbaraga z'ibyo yizera vuba cyane. Kubera ko kwizera, ibintu byo kwizera ni ibintu bikorerwa mu isi y'umwuka, ariko bikaza bigahinduka ubuzima tubayemo, ubuzima dutuyemo. Iyo ugize ibyago ukaba uwo wizereramo Kristo, ukaba uwo wizereramo ubuzima n'imibereho ya buri munsi, ukaba role model wawe afite urufatiro cyangwa afite fondasiyo mbi yubatseho, wenda se yabaye umupasiteri kuko yagiye ikuzimu kubikorera no kubigura, yabaye umupasiteri kuko se wenda hari ibitambo runaka byatanzwe kugira ngo abashe kuba pasiteri, yabaye umupasiteri kubera ko habayeho tekinike, yabaye umushumba, yabaye umuherwe, yabaye umukire kubera ko wenda yabanje kumena amaraso ya nyina ndetse n'ay'abavandimwe bakabitangira ibitambo kugira ngo abe uwo ubona ari we mu gihe gisa nk'iki, bituma unamwirukaho,
bituma wumva ngo uriya ni role model wanjye. Ndashaka kubabwira ngo mu gutora umuntu udushumbye, mu gutora umuntu tubona nkaho ari icyitegererezo cyacu cy'ubuzima, tujye twitonda, tujye dutinda cyane gufata icyo cyemezo ndetse no kubikora, kuko iyo ugize amahitamo mabi y'umuntu ubona nka role model wawe, y'umuntu ubona nk'umuyobozi wawe, ukamwimika, ukamuha ubwenge, ukamuha amarangamutima yawe, uba connected ku mwuka yizera uwo ari wo wese, waba ari umwuka w'Imana, yaba ari n'umwuka ndetse wa Satani. Izo mbaraga ze zishobora kugufata, kuko isi yo kwizera ni isi iva mu bintu bidafatika bikaza guhinduka ubuzima dutuyemo dukoraho. Ndashaka kubakangura no kubagira inama, kuko Imana ntishobora gushyira ku mutima wanjye ikintu nk'iki hatari abantu bashaka kuburira, cyangwa hatari icyo Imana ishaka kubwira abantu. Urugero, urabona Eliya ajya gutama, ajya kugenda, Elisa uzi ko yafashe umwitero we, akavuga ati ngomba gufata 1/2 cy'umugabane wawe, bakamujugunyira umwitero. Uriya mwitero ngo Eliya yari rero umudo wa Elisa, nuko ngo yasize ku mugabane w'umwuka wari kuri Eliya, Elisa nawe awufataho. Elisa rero atangira gukoreshwa imirimo n'igitangaza nk'ibyo Eliya yakoreshwaga, kubera ko yagize amahitamo meza yo guhitamo umushumba, yagize amahitamo meza yo guhitamo reference y'umuntu yizera n'ubutumwa bwiza. Avuga ati sigira umwitero wawe basi, kugira ngo byibura uko wahanuraga, uko werekwaga, uko wasengeraga abarwayi bagakira, nanjye nsigarane kuri uwo mwuka. Niko rero natwe iyo tugize amahitamo y'udushumba, y'utuyobora muri ubu buzima bwa cyane cyane bw'imyizerere, nibwo ndi kuvugaho, iyo uwo muntu ayobye natwe biratworohera kuyoboka. Dufite umukoro n'inshingano ikomeye yo gusengera abantu batubwiriza cyangwa batubwirije ubutumwa bwiza, kuko iki gihe turimo, niba baranatubeshye, twicaye mu isi y'ikinyoma. Muraza kwikanga cyane muri iki kiganiro, ariko mumbabarire, ndabivuga uko numva umwuka w'Imana yabimishuriye, kandi ndaza gukoresha n'ijambo ry'Imana. Kuko kuyoba k'umwungeri, kuyoba k'umushumba wawe gusa, kuyoba kwa role model wawe bishobora kuguta mu kaga utazigera wikuramo, kandi ushobora kuba imyizerere yawe ishingiye ku muntu wakubwirije ubutumwa bupfuye. Reka icyo nyivuge ngishimangire cyane. Niba imyizerere yawe ishingiye ku muntu wakubwirije ubutumwa bwa Yesu Kristo akabuvuga nabi, kuko muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana dufitemo ba Yesu benshi cyane utabara, ariko ushobora kuba utazi ubwoko bwa Yesu bakubwiye, kuko hano hari Yesu wundi. Hari Yesu hano muri Bibiliya, harimo undi mu Yesu. Muraza kwihangana cyane. Niyo ngo hano muri Bibiliya dufitemo n'undi muntu witwa Yesu, kandi ari Kristo. Uwo nawe abantu baramwadukanye, bajya banamuvuga, bajya ndetse banamubwiriza, ku buryo iyo uri kubumva utabyumvishije ugutwi k'umwuka wera, ushobora gutekereza ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bari kuvuga, kandi bari kuvuga wa Yesu wundi. Reka mubasomere mwumve ukuntu Yesu nawe abwirizwa, mwumve n'ukuntu bamuvuga, muze no kureba uburyo mushobora kubijonjora mukamenya kuvuga ngo ese uyu Yesu turi kubwirwa, ubutumwa bwiza abantu bari kuza batubwira, ubwo ko twumva nabwo ari ubutumwa bwiza, ariko bushobora kuba ari ubutumwa bwiza ariko atari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino, igice cya 2 ku murongo wa 11. Umva agahinda ka Pawulo. Aravuga ngo ariko ndatinya yuko nk'uko yanzuka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ariko ndatinya yuko nk'uko yanzuka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobya, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko njye ko mutanyihanganira. Izi ni impungenge Pawulo yaravuze, yarafite amaze kubona ukuntu itorero ry'Ikorinto risa n'iriri kuyoba, riri kugotomera inyigisho z'ubuyobe, ziri kwiga ubutumwa bwo gushyeshyenga, ziri kwiga ubutumwa
bupfuye yagize ubwoba ndetse agira n'ishyaka, agira n'impungenge zishingiye kuri ibi ngibi. Aravuga ngo mfite ubwoba ko mutakibuka urufatiro rw'inyigisho mwigishijwe mbere z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mukaba mwarashutswe nk'uko ya nzoka yashutse Adamu na Eva bakiri muri Edeni. Ikimenyetso cy'ibyo kinyereka ibyo izo mpungenge mfite, iyo haje umuntu babwira undi Yesu bari Yesu, iyo haje umuntu bigisha ubundi butumwa bupfuye bwo kubashyeshyenga no kubakundisha iby'iyi si, mbabona mumwumva kandi mukamwihanganira mubikunze. Ariko ni iki gituma njye mutakimwihanganira? Ukwiye gusuzuma neza muri uru rugendo rwawe kujya mu ijuru urimo, amahitamo wagize, ukareba nimba koko warakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko hari abantu benshi bigishije cyangwa bari kwigisha undi Yesu utari Kristo, kandi ajya gusa nawe akora ibitangaza. Nimbona umwanya hano tuzaganira ku Mana, ku bwoko bw'Imana n'Imana y'iki gihe. N'ubundi ivugwa hano mu Bakorinto, Imana y'iki gihe nayo ikintu cy'Imana kirimo cyadutse nacyo gikora ibitangaza, gifasha ababyeyi kubyara, gifasha rwose. Icyo kimana nacyo burya kiragutekinika rwose, kikaguhanurira bikaba byanasohora, kandi atari Imana yo mu ijuru, atari Imana ya Isirayeli iri kubikora, bayita Imana y'iki gihe. Njyewe ikintu ndiho ndababwira ni kimwe: cunga neza umuntu wita umushumba wawe, role model wawe, umwungeri, umuntu ukuyoboye mu by'uru rugendo cyane rw'imyemerere. Ucunge neza urufatiro rwe rw'ukuntu yamenye ubutumwa bwiza, akaba atari umuntu mwahuye, wenda akaba ari umupasiteri w'umucuruzi mwahuye, aje mu nzu y'Imana gukorera business, aje kwishakira amafaranga, nawe ukamukurikira muri iyo nzira kubera ko wowe uri product ye cyangwa se uri umukiriya we. Agomba kugukeyaringa, akanakubwira neza, akanakuryoshya rwose, akagushukisha uburyarya n'uburiganya bw'amoko yose. Nawe ukajya ubaho ugira ngo ufite ubushobozi kugeza mu bwami bw'Imana, kumbi ufite ahubwo bose. Ufite umuntu we waje mu nzu y'Imana ataje gukizwa, ataje no gushaka ubugingo, ahubwo afite ikindi kintu kimuzanye, afite indi misiyo. Ikintu hano ndi kuvuga ni iki? Ndi gusobanura kuyoba kw'abungeri, kuyoba kw'abashumba bishobora gushyira itorero rya Kristo mu kaga. Kuyoba k'umuntu uguhagarariye, kuyoba kwa role model yawe bishobora uyu munsi kuguta mu rwobo utazigera wikuramo, kuko uko umuntu yemera bingana n'uko asa, uko umuntu yemera bingana n'uko asa, uko umuntu yemera bingana n'uko angana. Ijambo ry'Imana hano muri Matayo ibice 2, ibyo somye ku ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 2 wenda ku murongo wa mbere dukomeze dusome, turi no gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, kuko sinshaka kuba ko kiri kiganiro kirekire, kuko ni ikiganiro cya message. Matayo, reka umva ukuntu havuze. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise, agize ute? Abyumvise, amenya ayo makuru, ahawe ayo makuru ku mwami yavutse, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Do you understand? Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira aho ari. Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yudaya, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe babonye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Umvugo ryajya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho umwana ari, ihagarara aho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi.
yes, baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Bamaze kugenda, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Oh my God. Dusomye inkuru hano, wenda dusoza iyi message. Abanyabwenge bari birasazwa bwa kiriya gihugu berekeza aho Umwami Yesu Kristo yavukiye. Imana ibaha favor yo kugira n'inyenyeri igomba kubayobora. Iyi nyenyeri tuyigereranye n'Umwuka Wera. Inyenyeri rwose iraza imbere ibwira ati, mwebwe murajya mureba aho ndengera, bariho umwinjira, aho nca bariho umuca, aho nca bariho umuca. Abanyabwenge bari mu nzira bagenda bafunga umutwe, ntibakomeza gukurikira inyenyeri, babivamo. Baravuga ati, aho yagendeye ko mbona tudashyika, ko mbona tutagera iyo tujya, bimeze bite? N'undi bayobye. Wumva ukuntu Imana idukunda. Niyo tuvuye mu buntu bwayo gatoya kubera urukundo idukunda, irakomeza ikaza ikadukuruza urukundo rwayo, ikanadutegerereza aho twayobye kugira ngo yongere idutereke muri pozisiyo idushakamo. Iyo nsinzirijwe na Satani, ntagurwa n'ijwi ryawe rikomanga. Iyo Satani abasha umutima, wica uwo mukozi kungirira neza, ibijya bikuramira. Sinzarambirwa nanjye kubivuga, Jehova Rafa, Jehova Erohi. Nuwango niyo tugeze ahantu tugize intege nke zo kutemera kuyoborwa na Mwuka Wera, Umwuka Wera ahora dutegereje. Umva icyabaye kw'aba banyabwenge. Inyenyeri yaraje irabayobora, bageze mu nzira babivamo ati, reka natwe twiyobore, aho yagenda idashyika se, ubu ngubu ibyacu byaza kuba amaherezo arayaye. Noneho abanyabwenge banze gukomeza kuyoborwa n'inyenyeri, barayoba. Bayobye, umva akaga byateje. Bakimara kuyoba, bagwa ku makuru y'ushaka kwica umwana wavutse. Bamuha amakuru ko uwo mwana ashaka kwica yavutse. Ikiganiro bakigira Herode yumva. Herode ati, hari umwami wavutse. Noneho mujye kumenyera ayo makuru, nanjye njye kwiramiriza umwami. Kumbi kwari kugira ngo ahabwe amakuru koko niba yavutse, kugira ngo abone uko apanga umugambi mwiza wo kumwica, kubera ko icyambere nta makuru niko Umunyarwanda yavuze. Abanyabwenge kuyoba kwabo, ngiye kubabwira ingaruka byateje. Dusenge. Kuyoba kw'abanyabwenge bakanga kumvira inyenyeri gikomeze ibayobore, ibageze aho yagombaga kubajyana. Kuyoba kwabo gusa, byibura umunota umwe gusa wo kuyoba kw'abanyabwenge, byateje akaga. Abana bose b'imfura baricwa. Herode yatanze itangazo n'itegeko ryo kwica abana bose b'abahungu b'imfura bagomba kuvuka cyangwa bari baravutse muri icyo gihe, ashakamo umuntu bita Yesu Kristo gusa. Nubwo bitaje gukunda, kuko misiyo yari yazanye Kristo yari itararangira, kandi ntabwo Bibiliya ivuga ko ubuzima bwa Yesu Kristo bwari kurangirira kwa Herode. Ariko kuyoba kw'abanyabwenge gusa, kuyoba kw'abashumba, kuyoba kw'abungeri byateje akaga mu gihugu hose. Abana b'imfura bavutse baricwa, amaraso arameneka kubera kuyoba k'umunota umwe gusa, ku minota ibiri gusa, kw'abantu b'abayobozi b'abashumba barigiye intama babashije kuyoba, bishyira itorero ry'icyo gihe mu kaga. Iyo tuvuze itorero ntabwo tuba tuvuga amabati n'ibiti, itorero ni abantu. Kuyoba kw'abungeri, kuyoba kw'abanyabwenge byashyize akaga igihugu, byateje akaga. Gufunga umutwe, kutemera kuyoborwa n'inyenyeri gusa kwa bariya abanyabwenge byatumye abana bose b'imfura bicwa.
imwe mu nshingano n'umukoro dufite nk'itorero nk'abakristo, dukwiye no gusengera igihugu cyacu, dukwiye gusengera ubuyobozi Imana yahaye igihugu, hatagira umwuka mubi na muke ushobora gukorera mu buyobozi bukaba bwayobywa n'umwanzi tukisanga no mu bipfu. Dufite inshingano yo gusengera umuntu wese tubona nka role model w'ubuzima bwacu. Dufite inshingano yo gusengera umuyobozi uhereye ku muyobozi w'umudugudu na daso n'uw'akagari n'uw'umurenge n'uw'akarere n'uw'intara ndetse n'umuyobozi w'igihugu. Dufite uwo mukoro nk'itorero byo gupfukama tukajya tugira ati Mana, uturindire umuyobozi wacu waduhaye mwiza, uturindire umuyobozi w'igihugu, kuko tuzi ko umunsi umwe aramutse agize kuyoba, kuyoba no opposite yo kuyobora, ni ukuvuga ngo aramutse ayo bigenda ibi ngombwa agakomeza kutuyobora mu murongo mwiza nk'uyu, hakaba ikintu kimuvangira, hakaba inyenyeri ye. Oh my God, mwumva barira mu nyumve cyane, kuko ndi serious ku bintu ndi kubigisha cyangwa se ku butumwa ndi kubagezaho. Niyo ngo inyenyeri ya perezida wa repubulika, reka baradufatira urugero, inyenyeri ye mu kuyobora u Rwanda, mu kuyobora Kenya, mu kuyobora Tanzania, mu kuyobora Burundi, mu kuyobora Kongo, nawe ubishyire ku nyenyeri y'igihugu cyawe. Inyenyeri y'u Rwanda iyoboye umukuru w'igihugu mu murongo mwiza wa politike mwiza tujyanyemo, kuko kuba igihugu cyishimye, kuba igihugu gifite amahoro, nibyo bituma tubasha tuza kuri televiziyo tukigisha, tukaganira ijambo ry'Imana, tugasenga. Hari abantu usanga bavuga ngo ntidushaka ngo kwinjira mu bintu ngo bya politike, ngo dushaka kwinjira muri ibi bintu, kandi iyo politike turi kwanga kwinjiramo cyangwa iyo politike nziza, dore ko tutari n'abapolitisiye ngo turakina ibya politike, ariko si ibintu byo gukomesha ngo tubirunge tubikwepe, ahubwo dufite inshingano yo gusengera abahisemo gukora politike nk'akazi, natwe tukaba turi abasivile, turi abakristo, kugira ngo politike yabo ikomeze kuba nziza ku gihugu, kugira ngo tubone uburyo dukomeza kuramya no guhimbaza Imana yacu mu gihugu kizima gifite umutekano. Niyo mpamvu dukwiye kujya duhora ndetse dupfukanye dusengera inyenyeri iyoboye umuyobozi wacu, tukavuga ati Mana, inyenyeri iyoboye perezida wa repubulika, ukomeze mwami Imana uyihagarareho, ukomeze guha perezida wacu gutumbira umurongo mwiza wamuhaye wo kuyobora abanyarwanda, wo kuyobora abakongomani, wo kuyobora abarundi, kuko iyi nyenyeri umunsi umwe amaso ye yahumirije gatoya, ntaba akiyireba muri wa murongo mwiza w'ubuyobozi, dushobora gushiduka twese byatugizeho ingaruka abanyarwanda. Namwe mwivuga abarundi n'abanyakenya bivuge n'abakongomani, uvuge perezida wanyu. Dusengere abayobozi b'igihugu, dusengere abayobozi batuyoboye badukikije hirya no hino, kuko kuyoba kwabo guto cyane apana ntibisanzwe bimara umwaka cyangwa ukwezi, kuyoba kwabo iminsi 2 gusa bagatakaza inyenyeri ibayoboye mu buyobozi, mu murongo mwiza mugari wa politike bagomba kutugezaho. Kuyoba kwabo gato gusa bagahusha kureba ya nyenyeri bajyanye mu cyerekezo kizima, bishobora kudushyira mu kaga twese. Dufite ibihugu bitandukanye uyu munsi byatakaje inyenyeri yari kuyobora, ariko inyenyeri yamara kuburirwa irengero ugasanga umuntu ari gukora ibyo umwanzi we ashaka. Iyi ni message nifuje guha abantu bose bamurikiye, cyane cyane abanyarwanda ndetse n'abarundi, abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, bumva ikirundi. Ni ukuri mwaguke dusenge, tubwire Imana ati Mana, iyi nyenyeri y'u Rwanda uyirinde, iyi nyenyeri y'u Burundi uyirinde, kandi uyirinde kuyobywa, uyirinde kuyoba, kugira ngo ikomeze imurike, ikomeze itujyane mu mahoro, ikomeze itumurikire, itujyane ahantu heza duteguriye kuba. Icya kabiri, bakristo bene data mu muriki, dufite inshingano n'umukoro wo gusengera abapasiteri ndetse n'abashumba, kuruta kubandagaza, kubasabya kuri social media, kuruta kubavuga. Dufite inshingano yo kubasengera twinginga Imana ati Mana, ubu buyobozi waduhaye komeza uburinde, komeza ubuhe umurongo muzima wo kutuyobora, ukomeze ubahe inyenyeri yabo ntizime, ukomeze ubuzuze umwuka wera, kuko ubu buyobozi butuyobora mu matorero atandukanye ya gikristo
buramutse umwuka w'Imana buvuyeho bamera nk'abandi bose. Igihe cyose umwuka w'Imana yava ku mushumba wawe yaba atakaje inyenyeri, icyakurikiraho muri iryo torero, muri urwo rusengero usengeramo, ni ikintu kibi cyane gishobora gushyira itorero rya Kristo mu kaga, igihe abungeri cyangwa abashumba badushumbye batakaje inyenyeri cyangwa se baze kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Mwene data munyarwanda nkurikiye, nawe Murundi, nawe muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, reka ngushimire. Ariko nibiba ngombwa nuzajya ujya gusenga mu masengesho yawe ya buri munsi, ntukajye wibagirwa kuvuga izina ry'umukuru w'igihugu mu masengesho yawe. Ati Mana, turindire perezida, turindire perezida, komeza umuha amahoro, ukomeze kumuha umurongo muzima wo kutuyoboramo, kugira ngo tubashe kuba mu gihugu kigusenga gifite umutekano ndetse n'amahoro. Kuko ibi byose tuvuga no kuba twicaye kuri televiziyo tubasha kuvuga bigakunda, ni uko nta masasu uyu munsi ari kuvugira aho ngaho muri iyo karitsiye urimo, ni uko nta mbunda nta n'intwaro ziri gusimburana bica abantu muturanye, kuko ibyo ntiwabishobora udafite umutekano. Niyo mpamvu ari inshingano y'umukristo gusengera igihugu cye ndetse n'ubuyobozi, kugira ngo iyi nyenyeri iyoboye u Rwanda, iyi nyenyeri iyoboye u Burundi, iyi nyenyeri iyoboye Kongo, inyenyeri iyoboye Gabo, inyenyeri iyoboye Afurika, twinginga Imana, tubwire Imana ati Imana, ku bwa Afurika reka Mwami Imana abantu bakomeze bayorwe n'iyi nyenyeri, ntibayitakaze kuko aho ibajyana si habi. Bihinduka icyifuzo cya buri muturage wese uko afite mu nshingano, bihinduka icyifuzo cya buri mukristo wese uvuga ati nsengeye umushumba wanjye. Ndabizi neza ko umushumba wanjye umunsi umwe yabyutse yatakaje umwuka w'Imana, nta mwuka w'Imana umuriho, yamera nk'abandi bose, yaroga, yakwica, yasambana, yaba umuruzi, yaba umugambanyi. Kuko aho umwuka w'Imana utari, abantu bigira ibyigenge. Rero iyi niyo message Imana yari yampaye, niyo message Imana yarashyize ku mutima wanjye ngo nze nyiganire n'ubwoko bw'Imana. Murakoze rero, kandi Yesu akomeze kuba umugisha. Tuzasubira mu biganiro byose bizajya bikurikira, n'ikindi cyose Imana izashyira ku mutima wanjye kugira ngo nze gisangize ubwoko bwayo. Niteguye kujya nyumvira naza kugikora. Yesu abahe umugisha. Thank you.